umva ukuri ntawe ugomba kujya mu murimo w'Imana agambiriye gushakamo inyungu. Ubwo ari bibi gukurikira Yesu kubera imitsima nkuko byanditswe mu gitabo cya Yohana 6:22, mbese ntabwo birushijeho kuba bibi kumugira icyo gusabisha n'icyo kugutungisha iby'isi. Muri Bibiliya nta bandi tubona bibwiye batyo keretse abapagani n'abarozi n'indyarya n'abadayimoni. Ndabisobanuranya. Umudayimoni wibwiye atyo ni Yuda Isikariyota. Soma Yohana igice cya 6. Yesu yaravuze ngo nzi yuko umwe muri mwe ari umudayimoni. One of you is the devil. Abapagani bibwiye batyo ni Homeri na Shekemu, banditswe mu Itangiriro igice cya 34, maze ku murongo wa 25 bayobotse iyobokamana idini ya Yakobo, ariko bagambiriye kuronka abakobwa ba Yakobo no kuronka inka za Yakobo. Bibiliya iravuga iti Itangiriro 30 murongo wa 23, mbese inka zabo n'ibintu byabo n'amatungo yabo yose ntibizaba ibyacu, tubemerere gusa nabo bazaturana natwe. Uko niko Homeri na Shekemu bayobotse idini ya Yakobo, ariko bashaka inka ze n'abakobwa be. Abo pagani nibo bibwiye batyo kuyoboka Imana ushakamo inyungu. Indyarya zibwiye zityo ni Matayo 23. Yesu ati muzabona isano mu Abafarisayo mwandyarya mwe, kuko musenga amasengesho y'urudacya ariko mugamije kurya ingo z'abapfakazi. Nta wundi wibwiye atyo mwiyobokamana ngo akorera Imana ayishakamo inyungu. Undi murozi wabyibwiye ni Simoni umukonikoni. Yahaye Petero amafaranga ngo amuhe impano y'Umwuka Wera ngo ajye akora ibitangaza bimwungure, ariko Petero yamuciriyeho iteka ati fana ifeza zawe. Umva ukuri ntawe ukorera Imana ashaka inyungu z'umubiri.